Imana yampamagaye ndi umucuranzi ndi n'umudirija, ubwo mugiye kwibaza ngo ubwo uwo muhamagaro ni uwuhe? Ariko reka mpere ku mazina yanjye kugira ngo nubahirize igihe ntago ndi buze kujya gucuranga, ahubwo abacuranzi baraza kudufasha. Ariko nitwa Ernest Ndikumana, abantu bakunda kunyita Paparaki. Nkaba ndi umukristo wo muri paruwasi ya Nyarugenge. Niba hari abantu bambonye bazamura ibiganza turebe. Yego ndabona barimo muri niba ture n'ahandi. Rero ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Namaze imyaka myinshi ndi umucuranzi, ndi umutoza w'amakorari, ariko umunsi umwe ndi gusenga nkuko Vianney byamugendekeye numva Imana irampamagaye. Insindagira Bibiliya mu mutwe, umutwe ushaka guturika, irambwira ngo ndashaka ko uhaguruka ukajya kumvugira. Haleluya. Umuyobozi wa gahunda yatubwiye ngo uyu wa gatatu ngo ntabwo usanzwe. Ndashaka ko nawe ubyiyumva mukumva ko Imana iduhaye uwa gatatu utameze nk'iyindi. Ni uwa gatatu wo gusenga, ni uwa gatatu wo kubana n'Imana, ni uwa gatatu wo kuvugana n'Imana. Imana irambwira ngo nguhamagariye kuvuga ubutumwa ukoresheje Bibiliya. Nari ntuye i Rurindo mu cyaro, ntago nari ntuye mu mujyi wa Kigali. Irangije irambwira ngo kandi nkwimuriye mu mujyi wa Kigali kugira ngo umvugire. Nakoraga akazi i Rurindo, mpembwa neza nta kibazo mfite, ndi umuntu ushimira Imana, nkavuga ngo mu bantu bakorera leta ndagushimira ko wangiriye neza. Imana irambwira ngo ngiye guhindura akazi kawe nkujyane gukorera mu mujyi wa Kigali. Ngiye guhindura aho umugore wawe akorera mujyane gukorera mu mujyi wa Kigali, kandi nteruye abana bawe bose, tugira umuryango w'abantu 7. Imana iraduterura ku itike yayo iratuzana mu mujyi wa Kigali kuri gahunda yayo kugira ngo dukore umurimo wayo. Mumfashe guha Imana icyubahiro. Abantu twabanye kuri kaminuza iyo babonye ndi kubwiriza ubundi banyitaga dirija. Bakunda kwibaza nyine ibyo bintu ari ibiki. Ariko Imana yarambwiye ngo ifite buto yayo igikandaho mu kanya gatoya ibintu bigahinduka. Haleluya. Imana igukandire buto muri iki gitondo, ibintu byawe bihinduke. Abantu bari bakuzi ku bintu bisanzwe byamenyerewe, la surprise of bacanganyukirwe. Haleluya. Imana rero ifite ahantu yakanda ukava kuri mudugudu ukaba gitifu. Ifite ahantu yakanda ukava ku gishoro cy'ibihumbi 50 ukajya ku mamiliyari. Bwira mugenzi wawe ngo Imana yacu ifite ahantu igikanda ibintu bigahinduka. Yesu we. Rero ndashimira Imana ko mpagaze ahangaha, ntabwo ari imbaraga zanjye, kandi nawe kuba wicaye aho ngaho wikoreho uvuge ngo izi si imbaraga zanjye. Katuririmbane 20 bijyanye na time management. Hari ikindi gihe tuzabona tugashyiramo tukanacuranga, ariko reka turirimbane 20 mu gushimisha Imana aho ibice bike, ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko mu bintu binini Imana yantumye ni ukubwira abantu ijambo ry'Imana, kuko yarambwiye ngo nta kibazo dufitanye mu muziki, ariko ndagushaka mu ijambo ry'Imana, ibyo uzavuga nzagushyigikira. Nisanze mu mujyi wa Kigali mvuye muri domaine y'abacuranzi, nta nimero nimwe y'umushumba ngira, nta nimero nimwe ya perezida wa korari ngira, nta nimero nimwe ya groupe y'abanyamasengesho. Ariko iyi Imana yavuze ibindi byose igenda ibyishyirira ku murongo. Ubu mpagaze hano, insengero nyinshi zo mu mujyi wa Kigali n'izo mu Rwanda mu ntara amaze kuzijyamo. Rero niba Imana yaravuganye nawe akazi kakubwira n'izina ry'ikigo uzakoramo, wijya gutekereza ngo ntabwo nziranye ngo n'umuntu uyobora ngo kiriya kigo. Hoya, Uwiteka Imana apfa kuba yaravuganye nawe, ntabwo mu masezerano barepeta. Niba Imana yaravuganye nawe kwambara ikote na congo, ntabwo uri bujye gutira congo ngo uri kwitoza kwambara, ahubwo b'imbere y'Imana usenga, isaha y'Imana nigera ifite ukuntu ijya ibigenza bikemera ugasanga ubyambaye. Niba ufashijwe uratera haleluya.
mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mw'isi, igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagira, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi. Turashimira Imana ko turi gusengana n'abantu bakuru. Ndimo ndasengana n'umuntu winjiye mu itorero muri 82. Nge nari nsigaje imyaka 4 ngo mvuke, kandi arimwe aravuga ko Imana ikomeye, uko yari imeze ari umusore imuhamagara, n'uyu munsi niko ari kuyibona ari n'umusaza. Vugira ngo Imana yacu irakomeye. Nashimishijwe n'ukuntu kuva umuyobozi wa gahunda atangira, ibyo umwuka yararimo uhuye n'isanganyamatsiko Imana yampaye ngo nze kubaganiriza. Ntangazwa n'ukuntu na Viana nawe yigishije isanganyamatsiko Imana yampaye, mpita mbona ko Imana iri kumwe natwe muri iri teraniro. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yoroshye, uramutse utibutse ibintu twasomye wagenda uyibuka. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa kwishingikiriza ku Uwiteka. Haleluya! Kwishingikiriza ku Uwiteka Imana. Ejo bundi Imana yari iri kuvugana nanjye kuri insanganyamatsiko, ndimo ngenda ngeze ahantu hitwa Nyakabanda kuri kontineri. Imana irambwira ngo witegereze ukwezi kwa 4. Nditegereza mbona ni ukwezi kwa 4 uku konyine turimo, ni ukwezi twijijemo Pasika, urupfu rw'umwami Yesu n'imibabaro yagize, n'ukuntu yazutse akanesha urupfu. Ni ukwezi twibukamo jenoside yakorewe Abatutsi 1994, tukagira icyumweru cy'icyunamo tukibuka, cyarangira tukaba turi mu minsi 100 yo kwibuka, n'ubu turacyayirimo. Ariko nza kureba nsanga ni n'ukwezi Amerika yagiye gutera muri Iran, haba intambara. Sanga iyo ntambara idusanze dufite intambara yo muri Ukraine, hari intambara nyinshi namwe murabizi. Nditegereza nsanga kwishingikiriza ku Uwiteka byagira umumaro. Haleluya! Uramutse wishingikirije kuri Dubai ukumva ariho hagezweho, Imana izaharinde hagume hagerweho ntacyo mpfa naho. Hari igihe wasanga indege ziguruka zijya Dubai zitari kugenda, ibyo wishingikirijeho bikaba bibaye ubusa. Ariko kwishingikiriza ku Uwiteka byakomora ibikomere. Kwishingikiriza ku Uwiteka ukajya umenya ko Yesu yazutse byagukomeza, byakubakira izina muri iki gihugu no ku isi. Mbifurije kwishingikiriza ku Uwiteka. Igitabo cya 2 cy'Abami, ibice 19 ku murongo wa 20. Paje 374. Iyo turi gucungana n'iminota hari ibintu tutavuga, ariko ndi umukristo muri paruwase ya Nyarugenge, nkaba nteranira ku itorero rya Nyakabanda. Ndi umuririmbyi muri korali Simosi. Ibyo sinari nabibabwiye kuko isaha ndi kuyicunga kugira ngo ntaza kwica gahunda. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesaya ahanura ibizaba ku mwami wa Ashuri azize umurengwe. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Paji imwe twihuta umurongo wa 33. Inzira yamuzanye n'izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa, ni ku Uwiteka avuze. Nzarinda uyu murwa nkukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Tuvuge tuti amena. Dukomeze kuri paje 470.
n'eshanu. Esiteri ibice 4 ku murongo wa 15. Esiteri ibice 4 ku murongo wa 15. Paje 475. Dusome mu izina rya Yesu. Esiteri ibice 4 ku murongo wa 15. Nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. N'ubundi twikirize ngo amena. Tujye muri Zaburi, dusome ijambo ry'Imana, paje 593. Zaburi y'118 umurongo wa 9. Zaburi y'118 umurongo wa 9. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Dusoreze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 12 mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dufunge Bibiliya zacu, turebane mu ndebe mbarebe, tuganire ku ijambo ry'Imana, ubundi dusenge, dusubize umwanya umuyobozi wawe uduhaye. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko cyangwa intego ivuga ngo kwishingikiriza ku Uwiteka. Mu yandi magambo, ni ukwizera Uwiteka Imana ukajya aho ashaka ko ujya. Haleluya. Ugakora ibyo Uwiteka Imana ashaka ko ukora, warangiza Uwiteka Imana ushyize imbere ubuzima bwawe bwo gukiranuka, agasigara abazwa ibibazo byawe. Hari aho njya kwigisha nkabwira abantu ngo izere Imana, ibibazo byawe biyirebe, cyangwa wiyizere, ibibazo byawe bikurebe. Dusomye amagambo menshi ariko tugiye kuyahuriza hamwe, ubundi dufate umwanya dusenge, tugire icyo twibwirira Uwiteka Imana. Dusomye amagambo yo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi wari uyoboye leta 127. Yari akomeye rwose. Ubwo ushatse wafata, usibye ko bino bihugu byacu ari bitoya, ugafata nk'igihugu cy'u Rwanda, ugafata nk'igihugu cy'Ubugande, noneho ukagenda ugafata nk'ibihugu 127. Kuva mu Buhinde kuza kugera muri Afurika, leta 127. Cyari igihugu kinini cy'umwami Ahasuwerusi wari ukomeye, wari ufite umugore we witwa umwamikazi Vashiti. Hanyuma haza kuvuka icyo nakwita igikomangoma cyangwa se umwungiriza w'umwami witwa Hamani, nawe wari ukomeye, wireberaga mu mubiri akabona akomeye. Hanyuma rero haza no kubaho urugendo rw'Abisiraheli kuva mu Egiputa, Imana ibana nabo. Ndashaka gusimbuka ukuntu Imana yabarindiye i Gosheni ikabaremera Pasika, ikica ibintu byose by'imfura mu Egiputa bagasigara. Ndashaka gusimbuka ukuntu bambutse inyanja itukura bakambukira ahantu hatari inzira, ahantu barebaga inzira ntibayibone, ariko Imana igaca inzira. Iyo dusenze Imana tukagendana nayo, igiducira inzira aho zitari tugatambuka. Ndashaka gusimbuka ukuntu Imana yabatungiye mu butayu, bakarya manu batahinze batacuruje kubera kugendana nayo. Inkweto bakura nazo zigakura, agakanzu bakura nako kagakura. Haleluya. Ndashaka gusimbuka ukuntu bambutse Yorodani bakambukira ahantu humutse batanyerera, hatanyerera kubera kugendana n'Uwiteka. Ndashaka kubisimbuka nkasimbuka ukuntu marayika yaje imbere yabo, agatera Yeriko umugongo, akabareba, akabari bareba
ijisho ryiza kubera ko bamwubashye bayoboye na Yosuwa, agatera Yeri ku mugongo. Ariko uyu munsi Imana iguterere Yeri ku mugongo mwene data. Yeri ku ikaridu kandi ashaka gusimbuka ukuntu hari ibyo batubahirije bakajya mu bunyage. Ariko ndashaka kugaruka ku ijambo rivuga ngo umukristo ntabwo ahindurwa n'ibihe. Niyo abantu benshi, amamiliyoni menshi mu gihugu baba bari mu bihe bibi, iyo wibutse ibyo wavuganye n'Imana ukagendana nayo, no mu buhungiro Imana irakwibuka. Ariko Imana izakurinda ubuhungiro. Igihugu cyose wajyamo wagifata kubera gusenga niyo utaba warakivukiyemo. Aho tugeze nibwo muri bunyumve hahuye n'amagambo tumaze gusoma. Haboneka Esiteri rero wari imfubyi, ari kumwe na musaza we kwa se wabo witwa Morodekayi, bahungira muri iki gihugu twari turi gusoma mu mujyi w'Ishushani. Niho bari bamaze kuhagera. Hamani nawe yima ingoma. Mu kintu cyatumye Imana ibarinda, tujya twigisha abantu ngo icyatumye Imana igusiga Ikereti, haleluya, ngo kwari ukugira ngo utunganye ibigize gute, ibisigaye bidatunganye. Imana irindira Esiteri na Morodekayi Ishushani muri kiriya gihugu ari abanyagano, ibarindana n'Abayuda kubera ko bimitse mu mitima yabo inzira zijya budapfa i Siyoni. Icyama tukajya tugendana izi nzira mu kazi, icyama tukajya tugendana izi nzira mu ngo zacu. Imana iravuga ngo ubwo mwamenye ko ndi Imana yo kubahwa, nayo irasinya iravuga ngo nanjye nzabana namwe kuko mwanyishingikirijeho. Icyo nkundira Imana rero, iyo tuyishingikirijeho tukayizera, igitwubakira icyubahiro nubwo we warebesha amaso y'umubiri ukabona nta gihari, ukabona inkweto zacitse, ariko mu buryo bw'umwuka hari inkweto Imana iba yaremye. Mu yandi magambo, iyo dusenze Imana tugakiranuka, tuba turwanya intambara mu isi y'umwuka tukayitsinda, ingabo zigapfira mu isi y'umwuka, wowe ugasigara ubona mu isi y'ibigaragara mu mubiri hari inkweto zatobotse, ariko mvugira ngo Imana ibiri kurema ikintu gifatika. Hanyuma rero tugiye kuganira ku makipe abiri dusenge. Dufite ikipe ya Senakeribu, niwe kapiteni wayo, na Hamani akaba amwungirije, haleluya. Dufite n'ikipe ya Hezekiya, ni kapiteni wayo. Hanyuma Esiteri na Morodekayi nabo bari mu ikipe ya Hezekiya. Ikipe ya Hamani na Senakeribu ni ikipe irangwa n'ibintu ngiye kubabwira bitanu. Kandi izi ntabwo ari ikipe z'abakinnyi b'umupira, ahubwo ni urugamba rutangiye. Muri iri teraniro urugamba ruratangiye. Senakeribu na Hamani bateye umwami Hezekiya, umwami w'Abayuda, bateye Esiteri na Morodekayi. Tugiye kureba icyo Senakeribu na Hamani bari bafite, bari bahuriyeho. Bari bahuriye ku kintu cya mbere cyitwa imbaraga z'ubutegetsi. Ubu ngubu ku isi, Korali Simosi nababwiye turirimba mwigira indirimbo ivuga ngo mu isi hari abantu bakomeye cyane, ngo bajya bavuga rikanijyana. Ngo ariko sindabona umuntu ufite imvugo nk'iya Yesu. Ngo yaravuze ngo mwese abarushya n'abaremerewe ngo muze musange ndabaruhura. Ngo Yesu akimara kubivuga ngo bihita biba, abantu bose bamuhungiyeho bararuhuka. Dukomere Imana amashyi. Bibiliya itubwira ko Senakeribu na Hamani bari bafite imbaraga z'ubutegetsi. Hamani ngo aragenda akoresha rya jambo afite ryo kuba ari we wa kabiri bwami, ngo abwira umwami ngo natambutse mbona abantu b'Abayuda b'impunzi b'abanyagano mu gihugu batagira na UPI. Hari umuntu washimye ngo Imana yamuhaye UPI. Rwose Imana ishimwe ko igitanga UPI. Esiteri na Morodekayi bari bari mu gihugu kitari ikiwabo, ari abanyagano, batagira UPI, ariko bafite intwaro yitwa gusenga. Ngo arangije ajyana imbaraga z'ubutegetsi n'izina afite muri leta, ngo aragenda abwira umwami ngo ubu bwoko buraciriritse, ni abanyagasuzuguro, ariko baziza ko banze gupfukamira ibyaha. Imana idushoboze tujye dusenga, twe gupfukamira ubusambanyi, twe gupfukamira ubusinzi, twe gupfukamira ubujura, twe gupfukamira. Haleluya. Kubera ko banze gupfukama, ngo aragenda aravuga ngo aba ntacyo bavuze mu isi y'umubiri nyine, ngo aba ntacyo bavuze, ngewe ndakomeye, ndi umutegetsi ukomeye, reka mbagure ntange n'amafaranga. Bibiliya itubwira ko yavuze ngo arashyira ubutunzi inzovu muri kese y'umwami, ubundi asinyisha umwami inzandiko, itegeko rirasohoka ko mu kwezi kwa 12 Abayuda bazabica bakabakorera jenoside.
Birasaba ko munkurikira cyane, iminota ntabwo ari myinshi, ariko mugakurikira ijambo ry'Imana. Icya kabiri, hejuru y'imbaraga z'ubutegetsi Hamani yarazanye kurwana na Esiteri na Morodekayi, Abayuda, yarazanye imbaraga zitwa amafaranga. Imbaraga z'ubutegetsi twazivuze, imbaraga z'amafaranga nayo yarayazanye. Ku butegetsi yarashoboye kumobiriza, agaturuka ibwami avuga ngo Abayuda mu kwa 12 tuzabica, akagenda akajya kwa guverineri akabivuga, akajya kwa meya akabivuga, kwa gitifu, kwa mudugudu, ahantu hose agatangatanga. Murumva turebesheje amaso y'umubiri uwo muntu atarakomeye? Yarakomeye tugendeye mu mubiri. Kabiri, ashyiramo n'amafaranga. Ijambo gusa ntirihagije, rye nk'umuntu ukomeye kubirebeshwa amaso, azana n'amafaranga ashyiramo, agura Abayuda, aravuga ngo n'imisoro batanga mu gihe kinini cyane reka nge nyishyure mbere. Umwami aravuga ati mfite umuntu koko urebesheje amaso y'umubiri. Gatatu, afite imbaraga z'ubukonikoni. Imbaraga z'ubukonikoni, bararaguza ngo bahera mu kwezi kwa mbere bagenda bareba imana zabo ngo zibemeza ko bazica Abayuda mu kwa 12. Kane, yarazanye intwaro yitwa ubwibone no kwishyira hejuru. Ubu dufite abantu bazi kwitwara bakishyira hejuru. Umuntu agaparika ikimodoka hari agasohokamo akifata gutya agatura umubi, ariko akibagirwa ko n'umwuka duhumeka ari Uwiteka uwuduha. Azanye imbaraga zo kwishyira hejuru n'ubwibone, ndetse azanye n'ibintu bifatika ku mubiri. Yambaye neza ku mubiri, afite amafaranga, yariye, afite ikimodoka, afite amafaranga menshi acuruza cyangwa ahembwa, arangije ateresha izo ntwaro. Izo mbabwiye intwaro 5. Reka twihute. Ikipe ya Esiteri na Morodekayi n'Abayuda bari aho nabo basenga. Ntago bafite imbaraga z'ubutegetsi, ntago bafite ibifaranga byinshi byo kugenda batanga barenganya abantu. Ntago bazi kujya gucisha, ntago bazi kujya kugura amahembe Bugande ngo bayazane ngo bavuge ngo runaka ngo ijwi rye tuzaritwara, ngo ntajya avuga ngo urubyaro rwe tuzarutwara, n'ibindi byinshi. Nta bwibone bafite no kwishyira hejuru no kugenda bapfukamira ibyaha, ngo hano ndahasambana kugira mpabone akazi, ndarenganya umuntu hano kugira ngo mpicare, ariko tuvuge ngo bafite intwaro yo gusenga. Reka nkubwire intwaro zonyine 3 bari bafite. Ntago bakeneye bo kwirirwa bagira 5 cyangwa 10. Bafite 3 zihagije. Twibuke ko n'Imana ari ubutatu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Bazanye intwaro 3. Intwaro ya mbere Esiteri na Morodekayi bari bafite, ari nayo Hezekiya yari afite, ni intwaro yitwa guca bugufi. Umurokora agaca bugufi akicara imbere y'Imana. Haleluya. Ngo baca bugufi imbere y'Imana. Mu guca bugufi niho tumenyera kwihana. Umuntu akavuga ati ndakenera kuba umurokore, ndakenera imbaraga z'Umwuka Wera, ariko nkeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nkabanza nkakizwa. Nisemo guhora nkizwa, ngashyirwa mu gakiza ke, sinzavamo. Intwaro ya mbere bari bafite guca bugufi mu mitima yabo, bakamenya kwisuzuma. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo bari bazi kwihana imbere y'Imana. Iyo ntwaro yo guca bugufi no kwisuzuma no kwihana, na Dawidi ngo yari ayifite, ntatinye kwihana ari n'imbere y'abagaragu, ngo agashaka ko icyubahiro cy'Uwiteka gishyirwa hejuru kurusha icye, nubwo na Imana yari yaramugize umuntu ukomeye. Ngo bituma Imana ibishimira, nayo irasinya ngo iravuga ngo ntago nzajya nicara cyangwa ngo ngoheke hari ikibazo Abayuda bafite ntakemuye. Imana ishimwe. Intwaro ya kabiri Esiteri na Morodekayi bari bafite ikintu cyitwa kubaha Imana mu mitima yabo. Bumva ko icyubahiro cy'Uwiteka Imana kitazajya hasi bahari. Baravuga ngo Imana ntizabura icyubahiro cyayo duhari. Ibyo binezeza Imana. Gatatu, amasengesho ari naho ruzingiye. Njya ngira icyigisho, njya nigisha abantu nkabigisha gusenga icyo ari cyo,
nkabigisha ibyiciro by'abanyamasengesho, nkabigisha ukuntu abanyamasengesho bamwe bagiye mu mutuku, abandi bari mu muhondo, abandi bari mu cyatsi kibisi, nkatanga n'ibipimo by'amasengesho tugiye gusenga. Ariko muri aka kanya kangarukire hafi nkubwire ko amasengesho y'umurokore apimirwa mu bintu bitatu. Number 1, ikintu cya mbere amasengesho y'umurokore apimirwamo ni ugukizwa cyangwa gukiranuka imbere y'Imana. 2, amasengesho y'umurokore apimirwa mu kwizera kwawe. 3, ibihe uhimana, umwanya uhimana. Abantu benshi mu barokore usanga bafite umwanya wo kuryama bakarota bakiyongeza. Abantu benshi muri iki gihe ntabwo ari abarokore gusa, usanga bafite umwanya wo kurya ibiryo bye yandikiwe akabirya nk'imiti mu gitondo, saa sita, ku mugoroba, guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, 7 kuri 7, akandika 7 kuri 7 ku mirire. Ariko ndakubwiye ngo gusenga ni ugukiranukira imbere y'Imana cyangwa ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. 2, ndakubwiye ngo gusenga ni ukwizera, ukagira kwizera kurema kandi gutegeka. 3, ndakubwiye ngo gusenga ni ugutindana n'Imana, mu byo ukora byose ukabonera Imana umwanya, mu kazi kawe ukabonera Uwiteka umwanya. Haleluya. Mu mibereho yawe, mu bucuruzi bwawe, Imana ikabonamo umwanya. Niba ushinzwe umutekano mu busirikare bwa Imana ikabonamo umwanya. Mu rugo rwa Imana yagusura, yakugenzura, yagutata, nk'uko Pawulo yavuze ngo warantase ntiwambonaho umugambi mubi. Imana igasanga mu rugo ku mugore mwiza n'abana Imana yaguhaye, ikakugenzura, igasanga haracyarimwe amasengesho y'urugo yo gusenga, ikagusangana amasengesho yawe n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe. Ariko kandi Imana yakugenzura ikabona ugira n'ayawe y'umwihariko. Imana ngo ibarebye ibona n'intwaro yo gusenga barayifite. Duha Imana icyubahiro. Bari abantu barebye imbere, Imana nayo irangije iravuga ngo nzajya mbarebera inyuma. Iri naryo ryaba isomo, ariko ubundi Uwiteka Imana ashaka ko tureba imbere tukibuka umurimo we. Haleluya. Hanyuma inyuma hari tuzambara iki, tuzarya iki, inyuma hari ko bari kuturoga, inyuma hari Uwiteka Imana yasabye Mose inkoni, agati gatemye kumye. Uwiteka ashyizemo, Mose ashyize inkoni imbere y'Uwiteka, Imana iza gutubura inkoni ya Mose yihindura ikintu kidasanzwe. Uwiteka Imana ashaka ko ubwenge bwawe ubushyira imbere ye akabwagura. Wowe ntaho wabugeza, ntaho wabusunika. Wajya mu kizamu gatsindwa cy'akazi, wajya mu bitaro amaguru yahinamirana ukicara mu igare. Ariko iyo ufashe ubuzima bwawe bwo gukorera imbere Imana ukayibushyira imbere yayo, Uwiteka Imana ajya butubura akavanamo ikintu gikomeye. Inkoni Mose yari yemeye guha Uwiteka Imana, amubajije ngo ni icyo ufite, akayirambika hasi. Imana yarayikoresheje ivana ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma rero reka twihute. Ibya Hamani ndabivuze, mvuge no ku bya Senakeribu nirukanka. Senakeribu nawe yarazanye za diplome, yarazanye za profesora, yazanye za PhD mu gisirikare. Ari umuntu uri hariya wize igisirikare, ufite abasirikare bazi kurwana benshi, abasirikare barenga 150, 200. Abasirikare benshi Bibiliya yitubwira bapfuye gusa, ariko ntitubwira umubare wose, tubwira ko hapfuye abantu 1000 n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abasirikare bagira hafi mu 200,000 turahagera. Hanyuma rero afite abasirikare. Senakeribu ni umwami wa Ashuri, ubwami bukomeye. Amaze kwiga igisirikare, bya diploma ashyize hariya, ibifaranga ashyize hariya. Senakeribu bya V8, ibimodoka bikomeye ashyize hariya. Senakeribu yari afite n'imbaraga z'uburozi, ubukonikoni n'ubucuraguzi. Yari afite imana ze, ubwe yinjiraga mu nzu z'imana ze akazisenga. Arangije Bibiliya yatubwiye ngo azana umurengwe azana umurengwe ku mwami w'Abayuda Hezekiya. Ngiye kugusobanurira mu minota mike mfite. Uyu Hezekiya ni umwami wimye ingoma, ageze i Yerusalemu yitegereza ibintu bihari. Icyampa Imana ikaguha amaso yo kwitegereza ibintu bihari mu murimo w'Imana kuri uru rusengero. Vugira ngo amen. Icyampa Imana ikaguha amaso yo kwitegereza ibintu bihari iwawe mu rugo, bitari kubahisha izina ry'Uwiteka Imana ukabisenya. Icyampa Imana ikaguha amaso yo guhumuka, ukabona ibintu bihari mu gihugu cyawe cy'u Rwanda bitarimo kubahisha Uwiteka, ukajya ubyuka butaracyo ukabisengera.
ngo Hezekiya ni umwami Imana yimitse, arangije ageze i Yerusalemu abona habaye umusaka mu buryo bwo gusenga no gukiranukira Imana. Ntiyita ku cyubahiro cy'ubwami Imana imuhaye, ntiyita kuri za mayonezi n'amafiriti, ntiyita ku cyubahiro kinini ngo ashyire inda imbere, akore timutebo y'ukuntu azajya arya neza gusa haburemo gusenga, ngo aravuga ngo ngiye kugarura icyubahiro cy'Uwiteka i Yerusalemu. Haleluya! Ahera ku bigirwamana Hezekiya ngo atsembe ibigirwamana mu gihugu. Imana imugabije kuyobora. Hari n'ikigirwamana cyitwa Yehoshitani, cyaturutse ku nzoka Mose yamanitse mu butayu, abantu bajya bayireba bafite ubumara bw'inzoka bagakira. Abantu bamwe barakizana bakigira ikigirwamana, ngo Hezekiya nacyo agikuraho, akuraho ikintu cyitwa kwimika icyaha mu gihugu, yubaha Imana yishyira imbere kandi ari umwami. Imana iri mu ijuru ngo iranezerwa. Nasomye Bibiliya irambwira ngo Imana yaravuze ngo mbonye undi muntu umeze nka Dawidi unejeje umutima wanjye. Dukomere Imana amashyi. Ngo Imana irangije irasinya iravuga ngo ubwo Hezekiya asize imbere, nanjye nzajya murwanira intambara azahura nazo. Senakeribu ntago yarazi aho Hezekiya asengera. Impamvu nkunda gusenga, iyo twicaye hano i Nyarugenge tuba turi kudepasa ibintu byinshi. Tuba turi kudepasa impanuka za Satani, tuba turi kudepasa akagambane, tuba turi kudepasa urupfu twandikiwe na Senakeribu, tuba turi kudepasa, tuba turi gufata amasezerano mashyashya. Iyo dutashye tuvuye mu cyumba cyo kuwa gatatu turimba ngo kuko umwami Imana izantabara, abantu batazi aho dusengera, batazi icyo Imana yavuganye natwe, ba Senakeribu na Hamani bakatwibeshyaho. Ntabwo ukeneye kubabwira uwo uri we, ntabwo ukeneye kwisobanura ngo ubabwire ngo mvuye gusenga. Hari Uwiteka Imana ishinzwe kukurebera inyuma, araza akajya agenda avunagura ibyishyira hejuru kurwanya Abayuda. Oh, haleluya! Senakeribu arangije araza yibeshya kuri Hezekiya umwami w'Abayuda n'Abayuda, ariko uretse uburyo yababonaga nonaha mu isi y'umubiri mu bigaragara, ntago yarazi aho barwanira intambara mu buryo bw'umwuka. Ntago yarazi ko bamaze kurwana intambara mu buryo bw'umwuka. Arangije aza kubibeshyaho, abahagarara imbere avuga amagambo. Naje kukubwira ngo reka amagambo avugwe ku buzima bwawe. Reka Senakeribu avuge. Reka umurozi avuge. Reka inama zo kukugambanira zibe. Uwiteka Imana ari kuvugana nawe ngo bazaterana, ariko ntabwo ari uzabubateranije. Nkunda ijambo ry'Imana muri Zaburi rivuga ngo nashyize Uwiteka imbere, kuko ari iburyo bwanjye iteka, ngo ntabwo nzanyeganyezwa. Mbwira mugenzi wawe ngo ntabwo tuzanyeganyezwa. Arangije arebye ibifaru by'intambara afite bikomeye, arebye ingabo zatojwe afite nyinshi cyane, yitegereje uburyo Yerusalemu ingana, arangije yitegereje Abisirayeli uburyo nta gisirikare gikomeye bari bafite mu icyo gihe, nta bidiporome bihanitse bafite, nta bifaranga byinshi bafite, amikoro yabo baragaragara ku maso nk'abaciriritse. Hari korari yo ku Nkombo yabiririmbye ngo tugaragara nk'abatariho. Reka ngusabe muri aka kanya useke Senakeribu, umuterera agatwenyu, umubwire ngo bararwana n'ikipe batazi, bararwana n'ikipe y'abantu bazinduka i Nyarugenge mu gitondo mu cyumba bagasenga. Vugira ngo amena la boe la citrazo venem. Bararwana n'ikipe y'umuntu batazi, ubyuka butaracya agasenga atari uko arwaye ngo ajye ku bitaro. Vugira ngo bari kurwana n'ikipe batazi. Imana ishimwe. Korari riba y'Ibutare yararirimbye ngo umuntu w'Imana ngo ashobora kuba ari umuntu uciye bugufi cyane. Haleluya! Ngo agasuzugurwa n'abantu bose. Abantu bose bamurebesheje amaso y'umubiri, badafite ay'umwuka, batazi icyo Uwiteka yamuvuzeho ari Kadeshi y'Ibaruneya, ngo bose bakamusuzugura. Bakareba ukuntu yambaye bodaboda,
bakareba ukuntu afite igitenge amaze ukwezi adahindura, ngo bakamusuzugura, ngo bakibwira ko ari umuntu usanzwe, ngo ariko icyo nzi cyo ni kimwe, ngo ni uko Uwiteka Imana imwubaha. Ngo Senakeribu arangije rero abarebera mu mubiri ngo aravuga. Hari igihe abantu bakurebera mu mubiri bakavuga kubera ko babonye umaze iminsi utari kubyara, ubundi bakagucyurira ngo wagiye muri za onapo ngo waboneje urubyaro, bakakurebesha amaso y'umubiri mwa. Kandi mu isi y'umwuka intambara yararangiye, bari kubona ibisigisigi nibyo bijya bigaragarira ku mubiri. Ukuri kugaragarira muri iyi minsi niba urimo neza, nje kukubwira ngo mu isi y'umwuka intambara Imana yarayirangije, ibyo ni ibisigisigi biri gukina, ariko igihe kigiye kugera ibisigisigi Imana ibikurangiriza. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Senakeribu ngo yitegereza ingabo z'abanyamasengesho azigereranya n'ize z'umubiri, ngo arababwira ngo ariko ubundi ngo Abayuda ngo mwiringiye iki? Ngo mwiringiye iki? Ngo mwishingikirije kuki? Afata intwaro yo gusenga no guca bugufi Uwiteka Imana yemeje, ikemeza ko izajya irwanirira Abayuda. Ngo arababwira ngo bitwaje ngo urubingo rusadutse ngo nk'intwaro. Harangije aravuga ngo kwiringira iyo Mana yo mu ijuru ngo mwiringiye ngo ubusa. Ngo ashaka gusuzugurana Abayuda n'Imana yabo kandi barasenze. Ngo aravuga ngo azanye abasirikare be benshi ngo akabazana i Yerusalemu, ngo imigezi yose bayihagararamwo igakama, ngo umukungugu bawuyora ngo ugashira, imbunda zabo ngo bazerekeza ku Bayuda basenze, ngo bakabafata amatekwa ngo umurwa bakawutwara. Nasomye Bibiliya irambwira ngo nubwo abanzi bacu batugota, ngo bakatugotesha intwaro za kirimbuzi zikomeye kurusha izindi zibaho, bakazana drone, bakazana ibifaro, bakazana intwaro zishoboka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni ko Uwiteka agose abantu be bicara hasi bakamusenga bakamwubaha. Ibyo byose abanyamubiri ntibabimenya, arangije ngo arabasuzugura. Akubita aho ngaho, Hezekiya arangije arabinotinga, n'urwandiko rw'ibitutsi Senakeribu yazanye Hezekiya ararufata. Arazamuka, ntiyareba iby'ubwami, ntiyareba iby'icyubahiro kinini Imana yamuhaye, arazamuka yinjira mu cyumba cy'amasengesho. Ndashimira Imana ko turi kuganira turi mu cyumba cy'amasengesho. Ndashimira Imana ko turi kuganira turi mu cyumba cy'amasengesho. Ngo yicara hasi, urwo rwandiko rurimo amagambo y'iterabwoba yose Senakeribu yavuze ku Bayuda, ngo arushyira imbere y'Uwiteka, ashyira imbere y'Uwiteka. Ndi kubijyanira icyarimwe kugira ngo byose mbisoreze hamwe. Ku rundi ruhande, Moridekayi yamaze gutuma kuri Esiteri ngo Esiteri ajye kubavugira. Ubu dufite abantu rwose bamaze kubyara abana bamaze kuba abacuruzi bakomeye, abana bamaze kubona utuzi dukomeye muri leta, mu madini, bahagarika gusenga, baravuga ngo ubu ntabwo tugikeneye Imana, mfite umwana wanjye Yohana ukora ibunaka azakemura ikibazo cyanjye. Ndashaka kukubwira ngo ukura amaso ku bantu n'ibintu, wongere ujye imbere y'Imana usenge. Ngo Moridekayi yamaze gutuma kuri Esiteri, ari kumubwira ngo abavuganire kubera ko itariki yo kwicwa yegereje. Agasanga Esiteri aherukana n'umugabo ku munsi wo gushyingirwa no gutwikurura hashize iminsi 30, atabona umugabo atamutunga inkoni. Ngo bagiye inama basanga gahunda ari ukwishingikiriza ku Uwiteka. Twasomye Esiteri 4:15, Esiteri amaze gusobanurira Moridekayi uburyo filime yagenze. Imana itakurengeye twava gutwikurura ugaheruka umugabo ubwo ngubwo. Imana itakurengeye watsinda ikizami cyanditse na interview ugategereza guhamagarwa ugaheba. Imana itakurengeye komande watanze, ibintu watumije muri Aziya, ibintu watumije wabitegereza ntibikugereho. Ariko Imana iturengere muri iri teraniro. Esiteri amaze iminsi 30 aheruka ibirori, aheruka kuvugana n'umwami ku gushyingirwa.
nta nkoni bamutunga, n'iyo atambutse ngo bamubone ntibamubona. Ariko arababwira ngo bwira abayuda bari i Shushani bafata iminsi 3 biyiriza ubusa, ngo nanjye n'abaja banjye. Ubu dufite abantu Imana yateretse mu office kubera kugira neza kwayo, baheruka kwiyiriza ubusa bari gusengera akazi. Twikoreho tuvuge ngo Imana itubabarire. Nanjye n'abaja banjye, ubwo ni ukuvuga ngo ngomba gusenga n'ikote nambaye rigasenga, ngomba gusenga na smartphone yanjye igasenga. Mumvugire ngo amen. Ndagomba gusenga na computer yanjye ikagira gute, igasenga. Inkweto zanjye zigasenga, imbabura yanjye Imana yampaye nta mbabura nagiraga nayo igasenga. Arangije aravuga ngo nanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutyo, ngo basenze Uwiteka Imana irabumva, iravuga ngo ubwo munyishingikirijeho reka ndangirize intambara mu isi y'umwuka. Tugiye gusoza dusenga Imana, njya ngira icyigisho cya Gideyoni nigisha abantu, nkigisha abantu ukuntu ijoro rimwe Imana yamusanze ikamubwira ngo ndabona utakibuka ko ari njye wavuganye nawe, manuka ku ihema ry'Abamidiyani, hari icyo shaka ko wumva. Ngo yategaho ugutwi ngo akumva umuntu ari kurotorera umugenzi w'inzozi. Njya mbwira abantu ngo iyo twasenze Imana igiza ibyari biduhangayikishije ikajya kubihiyerekwa, kandi iryo yerekwa bigize bikanasobanurana bikavuga biti uyu ni wa muntu w'Imana twitendetseho dukozeho. Imana ishimwe. Ngo igihe rero cyo gufata abanzi Imana ikabaha iyerekwa ubwo kirageze. Reka twirukanke. Hamani yishyize hejuru, aramanutse agiye gukora inama iwe mu rugo n'umugore we n'abaja be, ngo ajye gusaba Morodekayi mu gitondo. Ngo azindutse umwami ataragira ikindi kintu atekereza mu mutwe ngo bamumuhe amumanike, asiga asongoye n'urumambo, hari n'abarwita urusuti, ngo aza kumumanikaho butaracya. Ariko nababwiye ngo Imana iravuga ngo bareke bakora inama izo arizo zose, wowe ukiranuka usenga Imana. Bazaterana si izabibicaje, izagize izicishemwe umurongo. Dukomere Imana amashyi nta kibazo, biremewe. Bakicara, bakigira gute? Bakicara muri ako kanya, amaze kwegisipoza, amaze kuvuga ngo ndashaka uburyo nakwica Hamani, bamaze kumubwira ngo uzazinduke mu gitondo, umwami agikanguka nta kindi kintu aratekereza ujye kumusaba, azahita amuguha umwice. Hahita haza urwandiko ruvuye ibwami rurogoye inama bari bari gukora, bataruzuza uburyo azagenda, bataruzuza uburyo yakwitwara, bataruzuza uburyo ageze ibwami agasanga bitari gukunda plan B yagira. Imana ihita izikarogoye izo nama. Hahita haza invitation imubwira ngo utumiwe mu nkeri iri bubere ibwami. Ya nama Uwiteka Imana arayirogoye. Ndashimira Yesu ko inama zihagurukiye kuturwanya ajya zirogoye. Ariko kandi Imana imuteza umwuka nk'uwo yashyize muri Ahabu, agatera atari Imana ibivuze ngo yishyira hejuru. Ntazi ko igihe cy'Uwiteka Imana cyo kumuha isomo kigeze, ngo aravuga ngo buriya ngo ndi umuntu ukomeye, ngo murabona ko umwami ngo n'umwamikazi ngo bantumyeho, ngo buriya ngo ndakomeye. Twihute. Arazinduka mu gitondo cya kare. Azindutse mu gitondo cya kare, asanga kwishingikiriza ku Uwiteka kw'Abayuda kwarakoze. Ndashaka kukubwira ko iyi mibyizi turi kuzana hano i Nyarugenge ku wa gatatu muri iki cyumba itazapfa ubusa ku gihugu cy'u Rwanda, itazapfa ubusa ku rugo rwawe, itazapfa ubusa ku buzima bwawe. Urasaba kubamo neza gusa. Ageze ibwami muri ayo masaha 10, asanga amasengesho Esteri na Morodekayi bateguye yageze mu mutwe w'umwami, nawe amuhiyerekwa. Nababwiye ngo iyo dusenze ibintu byari biduhagurukiye, inzara yari guhagurukiye, intambara, amadene, Imana ijya kubihiyerekwa bikabona ko byakinnye n'ikipe idakinishwa. Haleluya. Ngo asanga hari imbaraga z'amasengesho yavuye ku Bayuda aho bapfukamye bashyize amavi hasi, ajya mu mutwe w'umwami. Umwami agiye kwirambika nk'uko asanzwe yirambika biranga. Reka izo ntambara zivuge ziririmbe, nizijya kwirambika bizanga ziburi bitotsi. Umwami abura ibitotsi, bamuzanira ibintu byose byamufasha, umuziki, ibintu byose birabura. Baravuga bati ubwo bibuze rero baratwirukana ku kazi, reka tujye mu bitabo by'ubucurabwenge dushakishe, tujye dusoma, hari igihe haboneka ikorasi yafasha umwami. Kumbi umwuka wera yajyanye
niyerekwa ku bakozi b'ibwami kubera amasengesho y'abayuda bagaragara nk'abaciriritse ariko Imana yarabavuzeho. Imana ishimwe. Ngo baravuga ngo bagiye kumva ngo bagwa ku ijambo rivuga ngo Zereshi na Pikitani ngo bigeze bagambanira umwami ngo ariko Morodekayi. Haleluya. Ngo arabimenya akiza ubuzima bw'umwami. Umwami abyumvise aravuga ngo iyo korasi nimuyitunganye vuba ngo murare muyiririmba. Barara baririmba indirimbo ivuga ngo Morodekayi yakijije ubuzima bw'umwami ingambanyi. Atangira guhinduka umuntu ukomeye mu mutima no mu mutwe w'umwami. Ikorasi barayiririmba. Ubundi Hamani yinjiye aje gusaba Morodekayi ngo ajye kumumanika, asanga harimo igisirimba kivuga ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana mirimo y'abera haleluya imbere y'Imana. Hari igihe ujya ukora amasengesho ufite cya Senakeribu cyangwa cya Hamani mu rugo, wagera mu rugo ukava hano mu isi y'umwuka, cya Hamani Imana ikishe igikuyeho, wagera mu rugo mu isi y'umubiri ugasanga cya fotokopi cyacyo kiracyahari, ukagira ngo kiracyabaho. Naje kubwira ngo dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Yarinjiye asanga ikorasi yo gutuma Morodekayi abaho iri kuririmbirwa ibwami kubera gusenga, isanga ubutegetsi bwo mu ijuru bwabujije umwami gusinzira kugira ngo nawe abe mu gisirimba kivuga ngo imirimo yacu izibukwa. Ahageze abura ahantu na hamwe yahera asaba Morodekayi ngo ajye kumwica, ahubwo asanga Morodekayi yamaze kuzamuka mu ntera yamusumbye kubera imirimo. Nari nkubwiye ngo iyo usanze cya Hamani kigihari ujye wibuka ko imirimo dukora Imana yandika mu isi y'umwuka. Iyo dusenze rero Imana izana ikintu cyitwa magneti y'umwuka wera cyangwa se simako cyangwa kura, ikagenda idetegitinga imirimo myiza twakoze mu kirere cy'umwuka. Kavuga ngo Esteri w'inyarugenge cyangwa Janete ko ari mu kibazo cyo kubura urubyaro cyangwa ko ari mu kibazo iki n'iki, ariko turabona yaraje gusenga ku wa gatatu, hari aho byanditse. Turabona hari icya 10 n'amaturo yatanze, hari aho byanditse. Turabona yarafashije umuntu, hari aho byanditse. Turabona imirimo ye muri korari, turabona gukiranuka kwe. Imana ikavuga ngo noneho igihe kirageze ngo mwicire Hamani, ubundi magneti igakurura imirimo wakoze, igahuza izina ryawe n'imirimo wakoze, abantu bakakuririmba kandi wari uri muri bodaboda zimaze igihe. Abantu bakakwibuka, bakagutelefona, mobile money yawe bakayibuka, bakaguha agaciro, kandi wari umaze igihe mu ijipo imwe uvuga ngo umunsi nahiteye ipasi gashya nzambara iki. Barangije baramubwira ngo rero ibintu byose byiza uvuze biba hano ibwami genda ubikorere Morodekayi. Hamani abanza gufatwa na stroke, ariko arangije ajya gushyira mu bikorwa, atembereza umuntu yavuye mu rugo ashingiye urumambo rwo kumumanikaho. Dukomere Imana amashyi. Tugiye gusenga Imana, iminota twahawe iruzuye, ariko turi guhaguruka dusenga Imana ndagira ngo nkubwire ko Senakeribu Hezekiya amaze gusenga agahamagara Uwiteka akamubwira ngo Uwiteka we tega amatwi wumva amagambo Senakeribu yadututse, akavuga ngo kukwiringira ngo twiringiye ubusa, akagereranya amasengesho tugusenga ngo n'urubingo rusadutse nk'intwaro, akavuga ngo ntacyo tumaze ngo azatwara uyu murwa. Uwiteka yamutumyeho ari amagambo twasomye, aramubwira ngo kuko wasabye Uwiteka kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, arabikwemereye. Haleluya. Ngo inzira yamuzanye niyo izamusubiza. Ndashaka kukubwira ngo ibibazo waje gusenga ufite, inzira yabizanye iwawe niyo ibisubijeyo kubera gusenga Imana. Reka dufungire ahangaha dusenge, Imana niduha amahirwe tuzongera tuganire. Ariko ndashaka gusengera umuntu uri muri iri teraniro yumva afite Senakeribu, ashaka ko Imana imukuraho ikamuguhomoraho ukongera ugahumeka. Ndashaka gusengera umuntu uri muri iri teraniro waje guterana yumva afite cya Hamani cyamuzengereje,
kugira ngo kuri aya materaniro mu isi y'umwuka Imana izigikata umutwe usigara ubona cya fotokopi ariko na kimana icyubike kubera ko Imana irashoboye. Icyiciro cya gatatu umushumba agiye kudufasha gusengera ni umuntu waba yaje muri iri teraniro ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, cyangwa kumva yaraguye urwego ariho rwo guhamagara Imana ngo imukize Senakeribu ruciriritse yaragiye mu ntege nke agacogora. Abo bantu barahaguruka. Umushumba agiye kuza dufashe gusengera abantu bashaka kwihana bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza we bagakizwa. Nanjye ndaza gusengera umuntu ushaka gusohora Senakeribu iwe. Imana ibahe umugisha.